Nyuma y'urugendo gurupe nayo iva Nyakabungo ikava Kankobwa, mu by'ukuri batekereje gufasha umuntu wari ufite ikibazo cy'ubumuga. Aba nibo babikoze bagenda ku bw'urukundo no ku bw'ubushobozi bwabo bifitemo, uko buri kose babukoresha gutyo mu buryo bwo gushimisha Imana babinyujije mu gufasha abantu, kandi Imana ibakomeze. Mu by'ukuri ntibiba bisanzwe, ni ubwitange bukomeye, ntago bikorwa na buri umwe wese, ariko ku bw'urukundo n'umurava n'umuhate barabigerageza uko bishoboka, kandi Imana ikabana nabo uko bwije n'uko bukeye. Imana ijye ikomeza ibashyigikire mu byo batekereza no mu byo bagambirira. iciye inzira ikemera ko twinjira muri uru rugo rw'umuvandimwe. Twabigambiriye kera, twaramubonaga tugira icyifuzo cyo kuza kumusura, none uyu munsi Imana yabyemeye ko tuhagera. Imana ishimwe. Tukigera ahangaha rero turahamusanze, tumusanganye n'abana, turanezerewe ko tumubonye. Reka tubanze dushime Imana ko tugeze aha tugasanga agihumeka umwuka w'abazima. Turagira ngo dufatanye n'abavandimwe, dufatanye na gurupe nayo tuzanye, dusenga Imana tuyishimire ko tugeze ahangaha. Turagushimye Mwami Imana Nyiringabo, tugushimiye ineza yawe gitare gikomeye, tugushimye kuri Imana igibana natwe, tugushimye kuri Imana igiturinda turengera, tugushimye ko wabanye n'uyu mubyeyi mu bihe bikomeye by'uburwayi. Mana wabanye nawe, ntabwo wamuretse, wamugiriye neza, tumusanga agihumeka umwuka w'abazima. Ntabwo byoroshye muri ubu buzima, turebye uko ameze, ni ukuri waramurengeye, waramutabaye. Mana icyubahiro ni icyawe. Gurupe nayo rero twinjiye ahangaha, twinjiye muri iyi ngando. Mana akira icyubahiro, kuko ibyo twiyemeje, ibyo twagambiriye nk'abana b'abantu, uyu munsi wari ubizi ko tuzaba turi muri iyi ngando, wari ubizi ko aka kanya tuzaba twaje kureba umuvandimwe. Mana icyubahiro ni icyawe. Turahageze rero, wibane natwe akanya tugiye kumara hano. Mana ukaduhere mu mugisha, muri kubane natwe, ibyo dukora byose bituyoboremo. Ngaho bana natwe, umwanya wa mbere ni ukuri n'uwawe, natwe dukore tubwirijwe nawe, mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen. Jya wumva baduhamagara duhimbaza Imana mu gitondo, turirimba. Rero imirimo yacu ni ugukora ubutumwa mu buryo bw'indirimbo no mu buryo bwo gufashanya, amen. Tugira ibikorwa by'urukundo bitandukanye. Iyo tubonye umuntu afite ikibazo, tugira umutwaro wo kumva hari icyo twamufasha. Buri wese akabigira ibye, akumva yafasha mugenzi we, amen. Niyo mpamvu ubona abantu batandukanye, turimo ababyeyi, turimo abapapa, turimo abasore n'inkumi. Ibi byiciro byose icyo bahamagariwe ni umurimo w'urukundo, amen. Niyo mpamvu twakubonye, tukubona mu rusengero, twumva tugize icyifuzo cyo kumenya aho uba, tugira icyifuzo cyo kumenya ukuntu ubayeho. Turavuga ngo mu bushobozi dufite tugomba kuza kukureba.
rero turahageze uko twashobojwe niko utubonye tuje aha ngaha rero ntabwo twaziye aho ngaho nta nubwo turi bumare umwanya munini ariko dushimye Imana ko tugusanze ufite aho uri. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Rero uko umuntu ashoboye, uko umunayote yumva ayobowe n'umwuka, uko niko akora. Icyo Imana yashyize ku mutima nicyo twakuzaniye mubyeyi. Rero utwakire uko turi kandi tuzi neza ko Imana iri buduhane umugisha. Murakoze. Goromina ni mu mudugudu wa Nyarutunga wa Rutunga, akarere ka Kirehe, umurenge wa Nyarubuye. Utuye mu kahe kagari? Ka Nyarutunga. Muri make turagira ngo ubwire, hari abo muri kumwe, hari abagukurikira batari kukubona hano ariko bazabona ubu buhamya ugiye kubwira abantu. Twagusuye nk'umuntu ufite ubumuga bwo kutabona, usurwa n'iyi gurupe Nayote. Ije kugufashisha dukeya mu byo bafite. Hari abashobora kuba bakubona rero, yaba ari hano ndetse n'abazabona iyi videwo iri gufatwa, bakaba babasha kugira icyo bagufasha. Ubwo turagira ngo tubwiye mu ncamake uburwayi bwaje bute? Uburwayi bumaranye imyaka 4, bwamfashe inshya mu mutwe, njya numva mu mutwe harashya cyane, bigezaho njya numva amaso, nkajya numva amaso yajemo nk'ibintu by'amakashi, nkanaguramo bikanga, nkajya numva ingoyi kujya zihunguka zivaho, bigezaho nkajya narambura amaso nkabona imyotsi imbere yanjye. Iyo myotsi nimba ariyo yatwikiye imboni kugira ngo ze kutareba, ntabwo mbizi. Wagerageje kwivuza biranga? Nagerageje kwivuza, nagiye Kirehe, njya CHK, njya Kabgayi, CHK ndongera nsubiraho njya kubona n'abaganga bo hanze, biranga. Baguhaga igisubizo cy'uko? Bampaga igisubizo cy'uko bambwira ngo imitsi yarumye, ngo nta kindi bankorera. Ubwo barakubwira ngo ubwo ntushobora kuzabona? Ngo kubera ko nyine ngo imitsi yumye, ngo nta kindi bamfasha, ngo kireka bampaye imiti igabanya ububabare byonyine. Icyo gihe njyayo nyine mu kwezi kwa 9 barabimbwiye, n'amafaranga yadushiranye, n'iyo miti nayo nazanye. Ahangaha ubana n'abana bangahe? Mbana n'abana 2, undi aba kwa nyirakuru wa 3. Ubwo umukuru muri bangana iki? Afite imyaka 14. Ubwo abo nibo bagufasha? Nibo bamfasha uturimo twa buri kanya twa hato na hato. Usengera hehe? Nsengera muri ADPR Nyarutunga. Murabyumva ntago biba byoroshye. Uyu ni umubyeyi wahuye n'ubu bumuga bwo kutabona, akuze. Mu by'ukuri ni ibintu bibabaje kuko ubwe yarikoreraga akajya aho ashaka. Ni bya bindi umunyarwanda yavuze ko umubiri ubyara udahatse. Niyo mpamvu n'iyi gurupe mu mirimo ikora y'urukundo, iyi gurupe Nayote yahisemo kuza gusura uyu nguyu. Mu by'ukuri rero niyihangane kandi akomeze, mu buzima niko bimera. Hari ababa bafite ubumuga bwo kutabona cyangwa n'ubundi butandukanye, ariko Imana ikagumya ibarinda. Imana rero igushyigikire kandi ukomeze kwihangana. Reka dusabe gurupe Nayote icyo mwamuzaniye, arahaguruka tukimushyikirize. Mama, ntago ari byinshi ariko uko ubyakira uha agaciro kuba baragutekerejeho. Ubyakire gutyo kandi Imana izajya igenda ica inzira natwe ubwacu tutazi, kandi ishobora byose. Reka Nayote muhaguruke tumushyikirize icyo twamuzaniye. Mu by'ukuri rero gurupe Nayote Imana ibaha umugisha, mumuzaniye ibyo kurya. Harimo ifu y'igikoma, harimo sukari, harimo ibigori, harimo amafaranga. Uko mwashobojwe mu by'ukuri
umubyeyi abyakirana umutima ukunze, kuko icya mbere ni uko yatekerejweho kandi Imana izakora n'ibindi. Imana nibaha umugisha, reka Imana muyishimire n'amashyi menshi. Mama, urumva hari uburyo washima Imana ku bw'iki gikorwa gurupe igukoreye, uko ubyakiriye? Turajya utubwire muri make. Imana iguhe umugisha. nshimira Imana yabarinze mu gihe mumaze mubitekereza, uyu munsi Imana ikaba yemeye ko bisohozwa. Imana nihabwa icyubahiro cyayo. nshimira Imana yuko njya nicara aha ngaha nkatekereza ko nta n'umuntu wenda unekerezaho, ariko Imana yo ibibizi yumve ko nyishimye. Imana nishimwe, ntibiba byoroshye. Ubwo tugiye gusubira imuhira, ariko ukomeze gukomera, kandi yakurinze mu gihe cyashize n'ubu ngubu iracyakurinda kandi izahora ikurinda. Niyo izi uburyo tubayeho, niyo izi uburyo tuzabaho. Ibyo byose umuntu avuka ikamugenera uko azabaho. Ubwo rero Imana nikomeze gushyigikira na gurupe, kandi n'abo izakoresha mu by'ukuri bakanyuza ubutumwa kuri iyi gurupe, twizera tudashidikanya yuko buzamugeraho kandi bagashimirwa. Imana nishimwe. Mu by'ukuri rero uyu mubyeyi nta telefoni ye bwite afite, ndetse nta n'iyo tubashije kubona y'umuntu waba umuri hafi, ariko nk'uko n'undi iyi gurupe yabitekereje, agiriye icyizere perezidante w'iyi gurupe Nayote yuko hagize uwakeneye icyo yamufasha yanyuza kuri iyo nimero ye perezidante agiye kutubwira n'uwibaruyeho. Hanyuma rwose mubyizere yuko ayaboneka ayo ari yo yose yafasha umubyeyi, cyaba igiceri cy'ijana, yaba isabune, yaba icyo kurya. Ku muntu utabona burundu murumva ko bikomeye, ariko reka dusabe perezidante avuge nimero ye yanyuzwaho n'uwibaruyeho. murakoze. Amazina yanjye nitwa Mukantwari Speciosa, nkaba ndi perezidante w'iyi gurupe Nayote. Rero bibaye ngombwa ko dutanga nimero yacu. Umuntu uzashobora gutanga ubufasha azanyuza kuri nimero 078 48 13 38 8. Subiramo. 078 48 13 38 8. Iyo niyo nimero yanjye, ni njyewe ibaruyeho ku mazina ya Mukantwari Speciosa. Ushaka kugira icyo afasha uyu mubyeyi azanyuze kuri iyo nimero, tuzamugezaho ubutumwa bwe. Murakoze. Turabashimiye kandi twizeye neza yuko abadukurikiye batari hano hafi, yuko tuzongera tukabereka twagarutse hano, cyaba igiceri cy'ijana kizaboneka, yaba 500, ariko turabibizeza yuko tuzagaruka. Uyu mumama aramutse ahinduriwe imibereho, mu by'ukuri nawe yajya atanga ubuhamya kandi byamushimisha. Ni nacyo abantu twasigarijwe. Gurupe Nayote rero Imana ibaha umugisha, n'umubyeyi asigara amahoro. Aha niwe, iki ni igikoni cye. Hariya twari turi n'imbere mu nzu, ahangaha ni inyuma ku nzu. Ko murabona yuko ntago ikoze neza, ntishubirije, ikeneye kuba yakorwaho n'amasuku. Mu by'ukuri aba afite umutima wo gufasha no gukora. Ibi nibyo tuzahemberwa. Twasaba yuko hagira igikorwa, habonetse sima, habonetse umucanga, ibi byose uyu mubyeyi mu by'ukuri akaba ahantu heza kandi hagaragara, yazarushaho kumva ko ari kumwe n'abantu bafite umutima, kandi nawe ubwe nyuma yazatanga ubuhamya. Turabasabye rero kugira ngo abafite umutima wo gufasha mukomerezeho. Imana ibahe umugisha.